coup de chapeau ku bakunzi ba Rayon Sport, coup de chapeau kuri Meya Murenzi Abdallah, perezida wa Rayon Sport w'ibihe byose, coup de chapeau kuri Haringingo Francis Christian Mbaya, umutoza mukuru wa Rayon Sport na staff tekinike yose, coup de chapeau ku bakinnyi ba Rayon Sport n'undi wese wagizemo uruhare kugira ngo Rayon Sport ibe imeze gutya maginga ngaya. Rayon Sport ishusho yayo yatweretse muri Sekafa irangiye, yatweretse ko ari ekipe ifite ubushobozi bwo kuba yahangana na ekipe iyo ari yo yose yitwa ngo ni umupira w'amaguru. Twarabibonye Rayon Sport ikina na Gor Mahia match ebyiri. Match ya mbere yabaye yo kuri Royal Day ku munsi w'igikundiro, na match ya kabiri twabonye yejo Sekafa Kagame Cup final, Rayon Sport itsinda 2-1 byasabye gutegereza iminota y'inyongera. Twabonye Rayon Sport itanga ishusho irenze iyo abakunzi bayo bari bayitegereje kuri match ya El Hilal, match ya nyuma mu itsinda. Twabonye Rayon Sport isa nka harishya kuri match ya Tusker, Rayon Sport itsinda kimwe kubuza cya Antoine Tisokojo. Twabonye Rayon Sport kuri match ya Jamus Reyo imeze nkaho wagira ngo imaranye imyaka irenga 5 bari kumwe. So rero aka ni akazi gakomeye ka staff tekinike ya Rayon Sport, ni akazi gakomeye kabareyo muri rusange, abakinnyi, abatoza, abayobozi, abafana bose basenye umugozi umwe. Ibi byose tumaze kuvuga nibyo byatumye ekipe ya Rayon Sport itwara igikombe cya Sekafa Kagame Cup ihigitse andi makipe yose bahatanaga mu irushanwa. Ibi rero nibyo byongeye gutanga ishusho ngari ya ekipe ya Rayon Sport mu mikino igiye kuza. Hari Ferwafa Super Cup igiye gutangira vuba ahangaha. Nyuma ya Ferwafa Super Cup turinjira mu mikino CAF Confederations Cup, Rayon Sport ihura na Panthère Dinde yo mu gihugu cya Cameroon. Hari umuntu dukurikiye magenga uri kubaza se buriya Rayon Sport twabonye muri Sekafa niyo Rayon Sport tuzabona mu mikino yindi igiye kuza? So icyo ngira nkubwiye nuko Rayon Sport twabonye muri Sekafa nkuko amakuru tuyavana mu buyobozi bwayo indani ndetse no ku mutoza Haringingo Francis Christian Mbaya, Rayon nta byinshi iteganya kuba yakongera muri squad birenze ibyo twabonye, usibye elema ebyiri. Benshi bavuga ngo Rayon Sport ngo yazana elema 3 cyangwa se 4, ariko ubuyobozi bwa Rayon aho buri kuviza ni hamwe. Burimo burareba bukavuga tuse ko dufite umuzamu Dande Junior, akaba nta muzamu uri dufite umusimbura. Hanyuma tukagira mu mutima wa defense ni Charles Chuplau uhari na Didier na Matumo utari ku rwego. Ese aba bakinnyi barahaje ku byo Rayon Sport yabizera ku byo yaje mu matsinda? Aho bahagera bakavuga bati hano muri linye y'inyuma hari cyerema akabazo. Niyo mpamvu rero ubuyobozi bwa Rayon Sport bwongeye gusubira ku isoko bushaka nimero 4 urenza Didier, akanarenza uwitwa Matumonas wa Konda Kandaber. Hanyuma iyo elema irusha abo bombi tumaze kuvuga niba ramuka bayibonye ikitwa amatsinda rwose murera ntacyo bazaba bari kuvugana, kuko nawe urabireba well and good. Iriya zone nyuma yose kuva ku muzamu Dande Junior ukageza kuri Ganijuru ku ruhande rw'ubumoso ku buryo uwitwa Kabange 45 Didier na Charles, ubona ko harimo akantu ka cohesion, nyine harimo bonds isa nkaho yenda gufata. Ariko iyo bonds ntagira afata 100%, twese twibatse havuyemo umwe byagenda bite, byagorana. So niyo mpamvu nyine Rayon Sport nk'ikipe ikomeye ishaka kuba ikipe y'ubukombe hano ku mugabane wa Afurika nkuko Beka yabyijeje abariyo, igomba gushaka elema ikora ikinyuranyo ku buryo umwe avuyemo abandi basiga bagakina kandi bagatanga umusaruro. Niko bimeze iyo elema rero nimero 4. Amakuru dufite nuko ekipe ya Rayon Sport no mu defenseur iri gushaka ibiganiro bimaze kugera nko ku kigero cya 80%. Bidahindutse kira cyumweru kizatangira ku wa mbere, dushaka kuzabona undi mu defenseur wundi w'igihanyaswa abareyo batatekerezaga. So aho ni hamwe. Undi mwanya wundi ekipe ya Rayon Sport itari kuryama ngo isinzire, uwitwa Meya Murenzi Abdallah. Ikitwa gusinzira
asa nk'uyabyibagiwe, arimo aratekereza ati se ko mfite Junior Kameni, nkagira uwitwa Nizeyimana Mubaraka, nkagira Ndikumana Asumani Garden, abo bataka uko ari batatu, ko iyo ndebye mbona ugeragezamo ari Junior Kameni, ninde mwataka wundi ndibuze kuzana urusha Kameni hanyuma agafasha Abareyo guhiga ibitego? Uwo mwataka ninde? Icyo wamenya nuko uwitwa Meya Murenzi Abdallah amaso yamukanutse, arimo arashakisha aho uwo mwataka agomba guturuka, kandi bamaze kumubona. Twagejeje gushaka amakuru y'uwo mwataka ngo tumenye amazina yiwe ndetse n'uwa mudefenseri Rayon Sport, bivuga ko ibiganiro bigeze kure, ariko na n'ubu ntituramenya amazina yabo pe. Twagerageje gushakisha amakuru yose ku buryo bushoboka no ku bantu ba hafi bo mu nshuti za Murenzi Abdallah, ariko na n'ubu byananiranye pe. Iyi ekipe ya Murera igira ibanga. Cyokora ibi ngibi nibyo Abareyo bari bakeneye. Ubundi mbere mu gihe cyashize wasanga ekipe ya Rayon Sport ishaka umukinnyi, bigatangira bikajya mu bitangazamakuru bigasakuza, ariko magingo ngaya bitewe n'ibyo Murera yamaze kubona ko igambanirwa. Murabyibuka hari umwataka w'umunyakameroni witwa Esomba Wirire Yandere Onana, yari yarangiye Rayon Sport, byanarangiye itike y'indege banayimwohereje agiye kuza, ariko haza kuza inkuru from Neoya bamubwira ko Rayon Sport idahemba, ko n'amafaranga igira, ko iyo mwumvikanye ibintu kitabikora henga irambura, ngo ibibazo byo byose birangira muri FIFA, bituma uwo mwataka afata icyemezo cy'uko atagomba kuza gukina Rayon Sport. Niyo mpamvu Rayon Sport yafashe umwanzuro w'uko transfer zayo zose zizajya zimenyekana ariko zamaze kurangira umukinnyi yasinye. Nuko bimeze. Tutagenda kure muri buka transfer yitwa Issa Djigba ajye kuzana mu Rwanda. Kari kabaye yaragiye muri Mukeba, yari byakomeye apera y'umutwaye pe. Nuko Rayon Sport yabaye intyoza, ikaba timu ya wanaishi, aho ugeze hose wasanga Umureyo. Abareyo bakajya batanga amakuru umunsi ku munsi bayaha ubuyobozi bwa Reyo. Naho ubundi iyo bitaza kuba bya bindi bivuga ngo ahantu hose hari abantu batatu babiri baba Abareyo. Issa Djigba aba yaragiye muri Mukeba, byari byakomeye. Impamvu urayizi, uwitwa Ishimwe Rikari iriya transfer ayivuga yagiraga ngo ekipe ya APR Football Club izane MVP wa championnat ya Mali ariwe Issa Djigba, ireke uriya mukinnyi yavuye muri Stade Marie witwa Mamadou Traoré. Ariko biza kurangira y'Amana y'Abareyo ihabaye, bisanga Mamadou Traoré yaramaze gusinya ikipe ya APR Football Club, igisigaye rero kugera i Kigali akajya mu myitozo nk'abandi. Rayon Sport iba ibyunkiye mu gutyo, naho ubundi kari kabaye. Niyo mpamvu rero Rayon Sport yafashe icyemezo cy'uko ikitwa transfer zayo zizajya zijya hanze zamaze kurangira. Niko bimeze. Yitwa Kwizera Olivier aka Gishweka. Uyu muzamu yiriye kuri Rayon Sport azi ngo arajya muri Tanzania, niko agent we yari yamubeshye. Ariko ndakeka kiriya kinyoma cyo kuvuga ngo arajya muri Tanzania nta cyari gihari, ahubwo kwari kugira ngo Rayon Sport ijye kuri pressure imuha amafaranga menshi yo yasabaga. Kuko Kwizera yavugaga ati Rayon Sport izasohoka, kandi gusohoka kwayo igomba kwifita umuzamu mwiza, kandi umuzamu mwiza no mu Rwanda nta wundi nije. Ati rero nimvuga ko azamu yo muri Tanzania ishaka, biraza gutuma Rayon Sport ijya kuri pressure hanyuma ima amafaranga ndi kwifuza. Rayon Sport irabirebera avuga ati vuga uvuye aho ngaho, twamaze kumenya iby'inyarugenge, kandanda y'inyarugenge turayizi, injyawolo zimwe turazizi. Reyo ifata ibitekerezo byose ibikora kuri Kwizera Olivier ibijyana muri Cameroon, izana Dande Junior. Kuri ubu rero ubu tuvugana uyu Junior Dande yabaye umuzamu mwiza mu irushanwa rya CAF Kagame Cup. Hari ekipe yo mu gihugu cy'Ubusuwisi yamaze kumena amafaranga muri Rayon Sport imushaka ibihumbi 200 by'idolari. Ekipe mu Busuwisi yamenye magingo yangaya, fite kopie yamaze gushyikiza ubuyobozi bwa Rayon Sport ibasaba ko baje ku meza ibiganiro bakaganira kuri transfer yitwa Junior Dande, umuzamu wa Rayon Sport wabaye mwiza muri CAF Kagame Cup. Ese ndibaza Rayon Sport iremera kugurisha umuzamu mu Busuwisi
cyangwa iraza kuza kubirika. Reka turindire turebe, ariko iyi transfer ku munsi w'ejo tuzabigarukaho ntuzagire hujya. Hanyuma ibya Olivier na equipe ya Rayon Sport ndetse na equipe ya APR Football Club ejo mu gitondo Kamiri ntuzacikwe, ndetse n'inkuru y'uwitwa Muderi Akbar ejo mu gitondo tuzaza tubisasanura ntuzagira hujya. So mwakoze kudukurikira, iyi yari Inyenyeri TV Rwanda, n'ujya kuri mukuru witwa Clever Regis Person. Ciao, hasta vista, Imana ibarinde.